Shimira akomeje gukurikira Veda Morning TV kuri YouTube yacu channel, mukore subscribe. Uyu munsi rero tukaba tuje kubereka uburyo turisetinga password ya Mifotra, uburyo twa recovering password ya Mifotra igihe waba warayibagiwe cyangwa se igihe yaba yarabaye expired. So ubwo rero mukurikira video, ibyo kwirirwa mushaka abandi ati mwadufashije bikugora, oya bigiye gushyirwa akadomo. Injira muri Chrome noneho uze ushake platform ya Mifotra. Mifotra urabibona, uhite nyinjiramo. So nimara kwinjira muri uru rubuga urabona uko hano hameze, mwande kuri login, noneho nze hano kuri aho bashyiramo email, nze nyandike, noneho nimara kuyandika kubera ko mba ntayibuka, mwande kuri reset, nongere nkande kuri reset bwa kabiri. So urabona ko amaze kugira gute kuvivura. Numara kuvivura rero ndahita nsubira inyuma ngiye kujya kuri Gmail, kuko hariya mba nohereje aka message kuri Gmail. So reka ndebe Gmail ngiyi nyinjiremo. So urategereza aka message ka Gmail, urabona ko hano muri update niho iherereye, iri recruitment, urabona ko yaje link y'ubururu, niyo ngiye kwinjiramo, nyikandemo ifungure, negereze noneho bame aho kugira gute. Urabona ko iyi noza yo ninayagize, ninayohereje kare, ntabwo yari nshyashya. Ubwo hari indi bampaye hejuru, nayo nyitegereze. Ngiyi noneho bayimpaye, urabona ko bampaye aho gukora noza email nshyashya. So hano urabona hari utuntu tubiri, new password na confirmation password, confirm new password. Ubwo nyine hano iyo washyizemo hejuru ni nayo shyiramo hano hasi, ariko password is strong igomba kuba igizwe na lower case, ubwo ni inyuguti ntoya, upper case inyuguti nkuru, number imibare, special characters. Special characters harimo urwego, akanyenyeri, izo nizo special characters. So ubwo rero ngewe ndaza hano muri new password, ubwo nyihange. So kubera ko aba ari ibanga ry'umuntu, ubwo nshyiremo password. Urabona password yanjye ni uku isa, yanditse nabi, ubwo nongere nze nyandukuremo hasi. Urabona ko zisa kano kantu k'ubururu gahise gahinduka ubururu. So ubwo rero uhita ukanda kuri change password, ariko kubera ko password y'umuntu aba ari ijambo banga ryiwe, ntabwo nyibereka, kanze nyihindure. So ubwo rero ubwo mpita nkanda kuri change password. Urabona ko yemeye, noneho uza hano kuri continue kugira ngo nujya ushaka kwinjiramo uhite uyapudetinga, ku buryo nuzajya uza wakanda kuri login kwa handi hambere twabanjirije, uzajya ukanda noneho ihita iza hano hejuru, noneho uhite winjiramo tayari. Urabona ko mise ninjira mu rubuga rwa Mifotra uko mbyifuza. So ubwo rero uku niko baresetinga password. Urabona ko ninjiye mu rubuga rwa Mifotra rwanjye, password ntabwo nayibukaga. Ubu tayari rero nakora icyo nshaka, nakwapurayinga, nagira gute, byose imyanya urabona iriho. Noneho mukomeze mufolowinge, mukore subscribe kuri YouTube, n'izindi nyigisho ziraje zize. Ibyo muzajya mukenera mujye mubyandika muri message kugira ngo nzajye mbibereka. So mukomeze mukurikire Veda Morning TV, ibi kiganiro nakagaruka. Murakoze cyane.